Ya guys, ndabasuje kuri mwe mwese mudahwema gukurikirana ibiganiro byose bica kuri no channel, by'umwihariko mwe mwakanze subscribe. Imana ikomeze bampera umugisha. Uyu munsi rero tugiye kuganira hagati y'ibyamamare bibiri, The Ben ndetse na Bruce Melody. Hari abantu benshi bagenda bavuga inkuru zigiye zitandukanye hagati y'uno muhanzi The Ben ndetse na Bruce Melody. Bamwe bakavuga ngo The Ben ni urenze Bruce Melody, abandi bati Bruce Melody ni urenze The Ben. Mbega nyine ugasanga ni ibintu byabaye nk'urudaca, nyine nta gisobanuro cya nyacyo cy'umuhanzi uri hagati ahangaha bavuga ngo urenze undi. Hari n'abandi benshi bagenda bareba ibiganiro byinshi bitandukanye bakabavuga ngo The Ben ni urenze Bruce Melody, abandi bakabavuga ngo Bruce Melody ni urenze The Ben, nyamara nta ngingo z'imfatizo cyangwa ibintu nyine bagendeyeho bigaragara kandi bigaragarira n'amaso bagendeyeho bavuga ngo uyu nguyu ni urenze uyu nguyu. Rero muri kino kiganiro kitaraza kujya hejuru y'iminota 10 tugiye kuganira kandi dusesengure kuri bano bahanzi, tugiye tubavugaho byinshi, noneho tuze gufata umwanzuro nyawo nyuma ugaragaza umuhanzi cyangwa umwe muri bano bastar urenze undi. Bino bintu rero ntabwo turapfa kubikora gutyo gusa ngo tuhite tuvuga ngo uyu muhanzi arenze undi gutyo nyine gusa mu magambo ya, ahubwo turaza kwifashisha zimwe mu mbuga nkoranyambaga zabo, turebe haba kuntu abafollowers babo bangana kuri Facebook, TikTok ndetse n'izindi zitandukanye, haba IG, turebe n'ukuntu bafite abasubscribers benshi, tugende turebe ndetse na video bakora zirebwa n'abantu bangaho ugiranyije n'undi, ugasanga wenda uyu nguyu yarebwa na miliyoni zingahe, uyu nguyu yarebwa na zingahe, byose nyine tugende tubitiranyira, noneho nyuma tuze gufata umwanzuro wa nyawo. Kino kiganiro rero kugira ngo tugitangire twese twumva tumeze neza, reba ahantu handitse like, ukande like kugira ngo kino kiganiro kigere ku bantu benshi. Kandi nimba ino channel wigeze ugasanga hariho ibintu by'ubwenge, babarira ubanze ureba aho hantu handitse subscribe yikande, noneho ufungura inzogera kugira ngo ibindi biganiro byiza nk'ibi by'ubwenge bizajya bisoka ujye ubibona mu bambe. Noneho mbere yuko dutangira ikiganiro, reka manza nshimire buri muntu wese wagize uruhare kuba dufite subscribers bangana gutya, kuba twaravuye ku musabo umwe tukaba tugeze ahantu nk'ahangaha. Umuntu wese wakanze subscribe ndamushimiye, si tuzamutenguha, tuzakomeza tumuhe ibyo yifuza, haba documentary nk'izi zirenze. Nababwiye ko kandi abantu bakunda ibintu by'imyidagaduro nka comedy, ino channel nanone ntiyabaheje kuko icaho documentary gacaho na comedy nziza z'ubwenge, munyarukireho muzirebe. Reka twitangire ikiganiro. Ubundi hagati y'umuhanzi Bruce Melody ndetse n'umuhanzi The Ben, ninde wumva urenze ugendeye ku bitekerezo byawe? Urajya muri comment tubwire. Noneho ahangaha muri kino kiganiro nk'uko nabibasezeranyije, tugiye gusesengura byinshi bitandukanye, ariko tugendeye ku bigwi bakoze cyangwa ku byo bakora, haba ku mbuga nkoranyambaga zabo zose, uko indirimbo zabo zirebwa, kuko nimba indirimbo yabirebwa cyane urumva ufite n'abafana benshi. Noneho nyuma y'ikiganiro tuze guhitamo umuntu urenze undi, nyine urenze undi mu tugendeye ku byo twagiye tubona. Reka dutangire. Ubundi amakuru ya mbere mwakagombye kumenya kuri bano bahanzi naya. Ubundi Bruce Melody bamwita Itahi Wacu Bruce, ku ruhande rwa The Ben we mwita Mugisha Benjamin. Bruce Melody yavutse Werurwe tariki 2 1992, naho The Ben avuka Mutarama 1900, yavuka Mutarama tariki 9 1987. Bruce Melody yavukiye i Kanombe Kicukiro, noneho The Ben avukira Kampala Uganda. Bruce Melody yize AP Rugunga, yize nyine ku kigo cyitwa AP Rugunga, na The Ben nuko nguko yize ku kigo cyitwa AP Rugunga. Bruce Melody yatangiye kuririmba mu rusengero rwa Kigali, nyine yatangiye kuririmbira mu rusengero. Noneho uyu nguyu The Ben watangira kuririmba 2010 muri USA niho yatangiriye kuririmba. Ndagira ngo utuntu twose ngenda mvuga mugende mutwandika cyangwa mutwumva neza. Turavuze ngo Bruce Melody yatangiye kuririmbira ahangaha Kigali nyine mu rusengero nko muri korali nk'ibisanzwe. Noneho The Ben 2010 nibwo yinjiye mu bintu byanye no kuririmba aho muri USA. Dukomeze. Noneho Bruce Melody ni umwana wa kabiri mu bana bane. Ku ruhande rwa The Ben The Ben ni umwana wa kabiri nawe ari ku mubana batatu. Bruce Melody afite 3 albums, indirimbo 3 nyine ziri kuri album, afite nako album 3 zigiye ziriho indirimbo. Ku ruhande rwa The Ben wafite album 2. Urumva ko Bruce Melody ahangaha we ni umukozi nyine arakora cyane, ari ipivira nyine agakora byadanje, kuko ko afite 3 albums. Kandi murabizi abantu bagenda bakurikirana bintu bijyanye n'umuziki, ngo gusohora album ni ibintu biba birenze cyane. Noneho ahangaha bakatubwira ngo uyu nguyu The Ben afite album 2 gusa. Ahangaha wakibaza ngo ase Bruce Melody afite umugore cyangwa The Ben afite umugore? Yego, bose bafite umugore. Bruce Melody afite uwitwa Katerina Umuhoza, biranga abantu benshi ntabwo mumuzi, ariko The Ben afite uwitwa Uwikezi Pamela, bakoze no bukwejo bunigira ko abantu mukurikirana ibintu bya entertainment mwarabobonye. Uyu Bruce Melody rero na The Ben bose bafite abana, ariko ku ruhande rwa Bruce Melody bafite abana 2, noneho The Ben na Pamela bakaba bafite umwana umwe. Aba bombi
banywa inzoga, biremewe nyine bose nyine banywa inzoga. Noneho twagiye dukomeze ku gice cyacu cya kabiri, tumaze kumenya abo abari bo igihe bavukiye, abana bafite, niba bafite abagore, nimba ayo mazina yabo nyakuri. Noneho tugeze mu gice cya gatatu cyo kuvuga ngo ni hehe umwe arenze undi. Ibintu bijye bigiye kutujyana ku mbuga zabo nkoranyambaga, turebe aba followers bafite ndetse n'aba subscribers bafite, turebe views bagira, niba ari miliyoni zingahe zibareba, tugereranye neza. Noneho nyuma tuze gufata umwanzuro. Ariko mbere yuko tugeraho, reka nanone banze nkwibutse gukanda like kuri kino kiganiro kugira ngo kigere ku bantu benshi, ukande na share, ugihereze inshuti zayo haba kuri WhatsApp kugira ngo nazo zimenye byinshi kuri ano mateka y'abantu bahanzi cyangwa ku makimbirane aterwa hagati y'abafana. Ariko hagati y'abafana nyine bavuga ngo uyu nguyu ni urenze undi. Kandi reka nanone wibuke gukanda subscribe kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi by'ubwenge ujye ubibona mu ba mbere. Twagiye ku gice cyacu cya kabiri, tumaze kumenya aba bahanzi. Noneho tugiye kwinjira ku mbuga nkoranyambaga zabo, tumenye se ninde ukora cyane, ninde ufite aba followers benshi, ninde ufite aba subscribers benshi cyangwa abamukurikira benshi. Twagiye nkuko mubibona aha ngaha tugeze kuri YouTube ya The Ben. Tugiye kureba se afite indirimbo zingahe zifite tureba subscribers bafite, tugereranye na Bruce Melody. The Ben twageze kuri channel ye nk'urugero. Ngira ngo nkuko mubibona aha ngaha hejuru, The Ben afite aba subscribers 521. Urumva ni aba subscribers benshi. Noneho aha ngaha ndagira ngo bafate neza mu mutwe, The Ben tuvuze ko afite aba subscribers 521. Ngira ngo namwe muri kubibona aho ngaho hejuru, afite aba subscribers 521. Ndagira ngo mubafate neza kugira ngo mubafate mu mutwe kugira ngo tuze kubasha kwanaliza, tuvuge ngo ese ari Bruce Melody ndetse na The Ben ni indurenze. Tumaze kubona uruhande rumwe rwa The Ben, ikikurikiyeho no kureba indirimbo akora se zirebwa n'abantu bangahe. Turebe indirimbo, umubare w'indirimbo afite zarebwe na miliyoni kuzamura. Indirimbo afite zifite dore nk'ingiye ifite miliyoni 4, yitwa The Plenty. Ingiye nyine muri kubibona namwe ifite miliyoni 4 views, n'ingiye ifite miliyoni 7 views. Ubwo ni indirimbo ebyiri tumaze kubona zifite miliyoni zingahe 4. Reka tuzamuka aha ngaha haruguru gato kugira ngo turebe undi muntu, turebe miliyoni afite. Nanone inkingi ni ya gatatu nayo tubonye ifite miliyoni 8. Ubwo zimaze kuba indirimbo 3 zifite miliyoni 8. Turenge n'indi yitwa Enough nayo ifite miliyoni 4. Ubwo tubaze kubona indirimbo enye zifite miliyoni 4, n'ingi ya gatanu niyo ngiri munsi ya gatandatu, indirimbo 6. Ahubwo kugira ngo bitatugora, kugira ngo tutivuna, reka ubundi turebe total views. Ubundi YouTube ifikira ahantu barebera total views nyine z'abantu bose bagiye bareba uwo muntu nyine kuntu bangana. Reka turebe umubare w'abo bantu bamurebye tugereranye n'uwa Bruce Melody ukuntu ngana. Turaza ngaha kuri YouTube yabo turebe kugira ngo tutirushye. Reka tubanze turebe ese bafite total views zingana gute ese ugereranyije n'undi. Uyu nguyu turi kubona afite miliyoni, aha ngaha muri kuhabona ya joininze ubundi tariki 20 mu 2015, ariko afite miliyoni z'abantu bamaze kumureba zose zikubiye hamwe miliyoni 62,784 n'indi mibare irengaho miliyoni 62. Rikaba arizo dufata. None tugiye kurebera hamwe na Bruce Melody ese afite indirimbo zingahe zarebwe n'abantu nka miliyoni nyine kuzamura. None turebe na total views nawe afite, turebe nimba bihura. Turaza aha ngaha dusacinga Bruce Melody nk'ibisanzwe nawe tumugereho. Noneho aha ngaha muri kugira ngo muri kubireba, Bruce Melody aha ngaha mubonye aba subscribers afite. Reka nze mbabereke. Bruce Melody aha ngaha afite aba subscribers bangana n'825. kandi aha ngaha twamaze kubona ko The Ben afite aba subscribers bangana n'521. ariko Bruce Melody aha ngaha turarebya dusanga afite aba subscribers 825. byumvikana ko amurusha aba subscribers bagera ku 304. ubwo urafata 825 ukuremo 521 bya The Ben. ubwo turasanga ko Bruce Melody arusha aba subscribers 304. Urumva ko ni umukoro ukomeye cyane. Iryo ni nota rya mbere. Reka turibare. Twasanze ko Bruce Melody arusha The Ben aba subscribers. Tugiye kureba no ku ndirimbo bakora ese zo zihagaze gute. Nkaha ngaha Bruce Melody ngira ngo muri kubona n'indirimbo nyinshi yagiye akora zikagira ngira ngo namwe muze kujya kuri channel yo mu isure uri kubona zino zose yagiye zikora zigira ntago ubundi ibi biboro byadutinza ko bifite umwanya munini nye byatwara. Gusa mwebwe nimba mu bafana muragenda murebe bafite dore 3M 4M. noneho kugira ngo tubibonye neza nimba urenze undi tugiye kureba total views. Ubundi total views ni iki? Total views ni abantu bose bakurebye haba ku ndirimbo imwe, ebyiri, esheshatu zose bakagenda cyangwa zose ziri kuri channel yawe zose bakaziteranyiriza hamwe bakandika views zose hamwe, nizo bita total views. Noneho twamaze kureba total views za The Ben tubona ko ari miliyoni 6.
n'ibihumbi magana arindwi kugenda kuzamura nyine, ariko twabaze miliyoni 6. noneho tugiye kureba Bruce Melody turebe total views ze we ni zingahe tukiriranye na The Ben. Ikintu cya mbere ahantu twabanje gukura inota kuri Bruce Melody nuko Bruce Melody afite abasubscribers ibihumbi 800 kuzamura, mu gihe The Ben afite abasubscribers ibihumbi 521. Tumona ko Bruce Melody aho ngaho arusha The Ben abasubscribers, ubwo iryo ryari inota rya mbere. None tugiye no kureba total views. None total views twabonye ko nanone The Ben afite miliyoni 32 zimaze kureba video ze zose. None tugiye no kureba na Bruce Melody turebe n'indurusha undi. Noneho ahangaha Bruce Melody we turebye total views, ndagira ngo tujyane neza. Ahangaha Bruce Melody nkuko muri kubibona aho ngaho nagiye nshyira uturongo tutwa arrow nyine tugaragara tw'umutuku. Turebye total views we dusanga yarebwe na miliyoni tukanze mbedebe neza kugira ngo ntababeshya. Ahangaha Bruce Melody dusanzwe yarebwe na miliyoni 123. miliyoni 123 total views z'abantu barebye ibikorwa bye cyangwa barebye video ze ku rubuga rwe rwa YouTube. Bivuze ngo iri ni inota rya gatatu Bruce Melody amaze gutwara kuri The Ben. Ubwo tuvuga ngo The Ben nako Bruce Melody arusha views The Ben kuri YouTube. Twagiye twikomereze. Noneho ahangaha tugeze tugiye kureba ku zindi mbuga nkoranyambaga zabo, noneho ukuntu barebwa. Tugiye guhera kuri Bruce Melody. Twamaze kubona amanota 2 ya Bruce Melody yuko arusha The Ben abasubscribers benshi kuri YouTube, akamurusha na total views kuri YouTube. Noneho tugeze kuri Instagram. Ahangaha Bruce Melody kuri Instagram afollowinga abantu 576. Noneho akagira post zisaga 64, akagira aba followers miliyoni 1 n'ibice 2 cyangwa miliyoni 1 n'ibihumbi 200. Tugendane neza. Bruce Melody ahangaha kuri Instagram ku rubuga rwe rwa Instagram afite aba followers miliyoni 1 n'ibihumbi 200, akagira post cyangwa video yashyizeho 64. Noneho agafollowing abantu 576. Noneho kugira ngo tumenye ukomana none kuri Instagram cyangwa urenze undi kuri Instagram, ahangaha tugiye no kureba The Ben. The Ben ahangaha nkuko muri kubibona, The Ben afite aba followers miliyoni 1 y'aba followers. Bruce Melody twe twabonye ko afite miliyoni 1.2, ubwo ni miliyoni 1 n'ibihumbi 200. Ahangaha Bruce Melody tubonye ako afite miliyoni y'aba followers. Bivuze ngo Bruce Melody yongeye gutwara inota The Ben. Ubwo Bruce Melody amaze kugira amanota 3 yo kuba afite abasubscribers benshi kurusha The Ben, yo kuba afite total views nyinshi, no kuba afite aba followers benshi kurusha The Ben. Twagiye The Ben afollowing abantu 381, mu gihe Bruce Melody twabonye afollowing abantu 700 kuzamura. Noneho post za video nuza yagiye ashyira kuri rubuga rwe rwa Instagram. The Ben afite post zingana na 1349, kandi Bruce Melody twabonye ko afite post 64. Byumvikana ko Bruce Melody afite post nkeya ariko zakuruye abantu benshi kugereranyije na The Ben. Kugira ngo namwe muze kugira mu marebe dore ngaya amazina yabo. The Ben bamwita @The Ben na Bruce Melody bamwita @Bruce Melody. Twagiye ahangaha mwabanze kumenya neza yuko Bruce Melody arusha The Ben amanota 3, abasubscribers benshi, total views ndetse amurusha n'aba followers benshi. Ngira ngo tutiriwe tujya kura aka kanya twete dufata umwanzuro. Ese ko twabanje kumenya abantu bahanze abari bo, tukavuga aho ababyeyi, tukavuga abana bafite imiryango yabo, tukabona nimba bafite abagore, nimba amazina yabo nyakuri. None twaba tugeze ku kintu cyanyuma tugasanga amanota menshi ari Bruce Melody yafite. Namwe mugiye kugenda mumbwire muri comment, ariko mbere yuko mumbwira muri comment kamanze mbabwire umwanzuro wanjye tugendeye ku byo tubonye aka kanya ku mbuga nkoranyambaga zabo n'izindi tutarebye. Ikintu navuga nuko Bruce Melody ari we muntu urenze The Ben. The Ben ntago arenze Bruce Melody, icyo kintu navuga. Ese turi kujyana namwe nkuko tugendeye ku bintu twabonye, namwe muri kubibona gutyo? Mujye muri comment mumbwire hagati ya Bruce Melody na The Ben. Kinanzuye ko Bruce Melody ari urenze The Ben, ariko se mwebwe hagati yabo, hagati ya Bruce Melody na The Ben, ninde ubona urenze undi? Mujye muri comment mumbwirire. Reka duhurire mu biganiro by'ubutaha kugira ngo kino kiganiro kitaba kinini cyane. Reka tukidekira ahangaha twe tukihagarikiye ahangaha. Duhuriye mu biganiro by'ubutaha. Ino channel icaho ibiganiro byinshi bitandukanye, ndetse kandi ino channel icaho comedy nziza z'ubwenge. Mugende muzirebe, mukande subscribe, mwibuke no gukanda like. Kino kiganiro mugisharenga inshuti zanyu kugira ngo nazo zibashe kumenya byinshi kuri bano basitari babiri. Reka duhuriye mu biganiro by'ubutaha. Ndabakunda cyane, Imana barinde. Ciao ciao.